Amahoro n'imigisha bikomoka ku Mana bibane namwe mwese mukurikiye The Future TV. Gendero je Mark Ruti nkuko bisanzwe nkaba nje kugira ngo mbagezeho ikinamico nzindukiyeho muri aka kanya nkuriye nayo kuri wa muzindaro wa Nkusu w'Imana Nyesi urimo noneho ukwiza igihuha gikabije uri mu kinamico gikomeye ngo cyica rubozongo yakorewe kuri gereza ya Mageragereho ngo yari yagiye gusura Cyuma. Ni ibintu namwe ni mu byumva murumirwa muraseka murasanga ibintu byo kurebera abantu bakwiza ibihuha bituma biborora bigatuma ibihuha byabo bigenda bikura noneho bigahinduka n'ikinamico kandi bikaba bigamije cyane cyane gusebya no guharabika inzego z'igihugu, bigamije guharabika no kwangisha abaturage inzego zabo, kandi ni ibintu duhora tuvuga hano twamagana, dukwiye no gufatanya kurushaho kwamagana. Bakunze ba The Future TV, umugore yarazindutse ngo hano yari yagiye gusura Cyuma ngo Mageragere, ngo hageze ngo akorerwa ngo yica rubozo ngo rikomeye reka mu byumve mu magambo ye yakoresheje acafuye yanduye abeshya mu buryo bukomeye. Ahantu avuga ngo abacungagereza bane ngo bamukoze ahantu avuga ngo mu myanya y'ibanga. Reka mubanze mu byumva ukuntu abivuga. Nkazamuka agasozi baterera bajya gusura hejuru kuri gereza, ibintu byose bisigaye kuri bariyeri, uzamukana irangamuntu yawe yonyine mu ntoki. Numvaga ko nta kintu gisigaye uretse kuzamuka nkagenda, ariko nageze imbere barangarura, baranjanye banshyira mu cyumba. Ariko ibintu bankoreye nibaje kubona abacungagereza bane bambara gaze umweru bagashoka mu gitsina cyanjye ari bane. Buriya bashakaga mwiki? Numvaga ari kintu twaye mu gitsina nakijyanaga ngende umufungwa. Narababaye cyane. Amafaranga tuyashyira abafungwa, tuyashyira kuri kode ya gereza, ntabwo tuyatwara mu bitsina. Abafungwa n'abagororwa no bayatwara mu bitsina aho bayahereye kugira ngo bashe kuyinjiza muri gereza. Bye nari umufungwa, bumvaga ari grenade natwaye mu gitsina, bumvaga ari ikintu kize mu gitsina njyanye nshiriye Cyuma. Bakunze ba The Future TV, ngira ngo murabibona ko iki gihuha avuga, aya marira y'ingona yiriza agaragaza ko koko ngo aba bacungagereza bane ngo bamukoreye yica rubozo rikomeye ngo ryamuteye n'uburwayi ngo maze ngo n'igihe ngo ari kwivuza ngo ndetse ngo agiye kuzarejya. Ariko igitangaje abantu bakwiye kwibaza, bakunze ba The Future TV, ni ukuntu umuntu yakorerwa yica rubozo agiye kwinjira ahantu ngo kuri gereza, yamara gukorerwa yica rubozo yagira amahirwe bakamurekura nk'uko abivuga hano, yagira amahirwe bakamurekura aho kugira ngo ahunge abo bantu bamukoreye yica rubozo, aho kugira ngo ahave ahungisha amagara ye, ngo yarakomeje ngo agera aho basurira imfungwa n'abagororwa agiye gusura Cyuma. Namwe nimwibaze icyo kintu mwumva uko abivuga. Ubwo barangije kwinkorera naragiye barambwira ngo ninzamuke. Ubwo nari mfite n'imvune ku kaguru, nari mfite ino ryavunitse ribyimbye cyane, bankandagiza za nkweto zabo bita niba ngo ari butini. Ubwo nazamutse ndi gucumbagira ndi no kurira cyane nababaye, ndazamuka. Mu kuzamuka bahita banshyiraho undi mucungagereza w'umugore unzamukaho. Turazamuka dutererana umusozi, ngenda nanjye ndi kumutuka ariko cyane. Bakunze ba The Future TV, ibihuha nk'ibi ngibi ni bimwe bita ibya semuhanuka, kuko ntabwo ushobora kwiyumvisha ukuntu umuntu akorewe yica rubozo rikomeye rikakaye nk'uko bivuga, aniriza amarira y'ingona nk'uko mwabibonye hano, ariko akanga aho guhunga bamuhemukiye, aho guhunga bamukoreye ibyo bintu, agakomeza ngo agiye gusura Cyuma. Ahangaha ngo arahagera akamutegereza ngo kugeza igihe ngo atamuboneye. Ubundi nibarize Nkusi w'Imana Nyesi, hejuru y'iki kinyoma ubeshya, ubundi ko Cyuma yakwihakanye, ko Cyuma akubwira ko nta hantu muhuriye, ko kandi nawe ubizi, izo mpuhwe ugira zo kumusura uzikomora he? Mwiyumvire bakunze ba The Future TV, mwiyumvire Cyuma yihakana Nyesi avuga ko nta hantu bahuriye hano. Ntabwo wajya kugereranya umurabyo
na Ishema TV ko ni ibintu bibiri bitandukanye bikorwa n'abantu babiri bitandukanye bifite inyuguti zitandukanye mbere ko atuma Agnes nta hantu duhuriye nta kintu duhuriye nta kintu dusangiye yampamagara akabimbwira tukabiganiraho. Murabyibonera ko Cyuma ubwe yihakanye Agnes. Aha ni mu kiganiro yagiranye n'Ukwezi TV. Cyuma yihakana Agnes akamwereka ko nta hantu bahuriye, badahuje imikorere n'ibiki byose. Uyu Agnes izi mpuhwe zo kumusura ubundi zikomoka he? Kore naho ahera akwiza bino bihuha byo kuvuga ngo yakorewe iyicarubozo ngo n'abafungwa gereza ngo n'abacunga gereza ngo yagize gute. Ariko bakunze ba The Future TV cyo nagira ngo mbereke uku gukwiza ibihuha bimeze gutya, uku kwerekana ko inzego za leta cyane cyane z'umutekano zishaka kukugirira nabi ntago ari ubwa mbere bibaye. Nagira ngo mbibutse ko uyu nguyu Agnes avuga ko yaragiye gusura ariwe Cyuma nawe yigeze kubikora ubwo yavugaga ko ngo polisi ngo yamuteye mu rugo iwe ngo ishaka kumushimuta ngo kubera igihunga polisi yari ifite igiye gufata Cyuma ngo yahata amapingu. Ngira ngo murabyibuka ukuntu Cyuma nawe yakinnye icyo kinamico cy'ukuntu ngo polisi yataye ipingu iwe, aho kugira ngo here mu gutabaza inzego z'umutekano agahera mu guhamagara Ntwari John William, Pax TV, Ireme News, agahera mu guhamagara Umubavu TV ari bo tabaza, aho kugira ngo tabaze inzego z'umutekano niba yarazi koko ngo yatewe ashaka kugirirwa nabi. Ibi rero bakunze ba The Future TV nkuko twabibabwiye, ibi ni ibinamico aba baheza nguni batangira gukora iyo bamaze kubona ko bamaze kugwiza ibyaha, bamaze kubona ko nta gisigaye kugira ngo baryozwe amafuti, baryozwe aya mahano, baryozwe ibi byaha birirwamo. Iyo bamaze kubona ko bagwije ibyaha, babona nta garuriro rigihari, babona ko habura gato ngo baryozwe ibi byaha, batangira gushaka kwerekana ko inzego za leta ishaka kubagirira nabi, leta irimo ibatoteza, leta irimo bakorera iyicarubozo kugira ngo barebe ko babona za viza bakabona ubuhungiro bakirukanka. Ibi rero ni ibintu bimenyerewe. Cyuma yarabikoze murabyibuka avuga iby'amapingu. Agnes nawe yatangiye kwiriza amarira y'ingona abeshyira urwego rw'imfungwa n'abagororwa RCS ngo bamukoreye iyicarubozo, iyicarubozo yakoreho kugira ngo abahunga ahubwo akakomeza abaganamo. Ibi ni ibintu mubona ko bidafite ishingiro, ni ibintu mubona ko ari igihuha, ni ibintu mubona bitarimo n'ubwenge, abantu badakwiye guha umwanya. Ahubwo Agnes urabibona ko ibyaha warabigwije, Agnes nta garuriro gisigaranye, Agnes nawe urabyiyiziye ko amaherezo yawe ari mageragere ari ukuryozwa ibi byaha wirirwa ukora, uko wirirwa upfobya jenoside. Abanyarwanda barabizi uko wirirwa ukwiza ibihuha, uko wirirwa ubiba urwango, uko wirirwa ugoreka amateka ugamije kuyobya rubanda. Ibyo byose abanyarwanda barabizi. Kuza aya matakirango rero kugira ngo urebe ko hari ambasade yagupfa gasoni ikaguha kaviza ugahunga ukiruka, cyangwa se ko hari abaguha ubuhungiro. Ibyo byose izo kanuni zanyu, ubwo buryo bwo gushaka uburyo ngo mwabona ubuhungiro kubera ko mwamaze kugwiza ibyaha, mubona ko nta kabuza muzagiye gukurikiranwa mugahanwa. Abanyarwanda barabizi, barabimenye. Ni muhame hamwe, ahubwo mufunge umwuka, mushyire iryinyo ku rindi, muryozwe aya mahano murimo, kuko ni ibyaha kandi ntago bikwiye kureberwa. Bakunze ba The Future TV rero, nguyu Agnes ngibi binamico ari gukina, kandi mumenye ko ari ibintu binasanzwe, atari ibintu bya vuba ahangaha, atari n'ibintu bishya, kuko ni ibintu bisanzwe kuntu bahita batangiye arabyandika akabitaginga babaheza nguni bo muri Jambo Iceberg, agataginga za Human Right n'ibiki ngo babone ko mu Rwanda byacitse. Ariko turabizi ko Human Right ni abantu nyine bagendera mu mujyi wanyu. Icyo tuzi cyo nuko uburenganzira bwa muntu twabuhawe, RPF Inkotanyi yagaruye uburenganzira bwa muntu Human Right itashoboraga gutanga hano mu Rwanda. Ibyo bintu mujye mubimenya. Ntabwo rero mushobora gukangisha Human Right ibafasha gukwiza ibyo bihuha byanyu ngo mugire ngo hari icyo yakanga hano. Nagira ngo rero bakunze ba The Future TV
dufatanye guhangana n'aba bantu, dufatanye kubashyira hanze, dufatanye no kubamagana, kuko ntago abangaba ni abanyabyaha, ni inyamabi, kandi inyamabi ntizizatsinda. Aho muri hirya no hino rero dufatanye kubarwanya kandi tuzabatsinda. Ngendero Jean Marc Ruti, iyi ni The Future TV, nimukore subscribe.